Oyi, ende. Tekaje ari kumushinja gucuruza kokayine. Yesu we hoya ntumbwiye. Yingo. Reka mubaze. Oyi guhamagara nde? Yego ko bahizi batangiye kumumenamo. Muya uraho? Oya neza sho. Amakuru. Nyuma yo kugushinja gucuruza kokayine uri kumva warira? Ntabwo narira ndizwa n'ikisenge nkoresha ibiyobyabwenge abantu bakoresha ibiyobyabwenge. Bavuze ko uyikoresha bavuze ko kuyicuruza. Oya bavuze ko ngo nyinywa. Uze kunyura kuri live nibigukundira kubaza ibibazo biri cyangwa bitatu niba ntacyo bigutwaye. Ya TikTok. Dore ndagutumiye mbabari ruhanyure. Urakoze. Sangahe? None hashirindiwe. Ubu ngubu uri ko. Amasegonda birarahagije nyaruka. Nta kibazo. Okay. Esa. Ngiyewe ngo difata ntabwo ngiye nyiri ruhande ndaguhamagara nkabikubwiriraho. Banyarwandakazi babwira ko bahiza ricinze revo ya 21 kuri hatimi yanjye ndagushimiye brada Eric mukane kuri hatimi yara hejuru hanyuma ngiye kwanga amazimwe uyu musore mbere yuko Muyango ahaza Eric biravugwa ko nawe nyuma yuko ugezaho ngaho ugashaka kwiharira guhostinga ngo usigaye hostinga niba hostinge. Thank you big man, thank you so much papa Eric Nova. Se we mukande kuri hatimi mbabwire ko buriya niba ari ikintu cya mbere kiri buze gutuma mvuga nshiza amanga nuko munkizi iyo vi iri gushaka kundiganisha amazi mubare manura izo vi borego manura izo vi mbashe kuvuga mbere yuko manura ntuzaza. Banyarwandakazi iyi foto muri kureba ahangaha muri big screen uyu musore bamwita DJ Ambitious ku bantu batamuzi ariko abantu batamenyereye ibintu bya showbiz nabo mwabimenya ariko this guy he was the person bahamagaraga bakamuvana muri Canada akaza gucuranga mu Rwanda. He's a good DJ. Uyu nguyu ya hostinga ibitaramo agatumira abagoregore uyu mureba se muhungu ataraba umuroko akiri muri Amerika cyangwa za champagne bora akazunguza ikibuno none ubu ngubu Kigali sigaye imureba cyuti nganze kujondeka se muhungu asigaye akora akazi k'amaboko. Asigaye akora akazi k'amaboko. Bagupakiye nk'igikapu niko kuri ariko se ko nari kubona twarakoranye disi no mu host namene no mu DJ mwiza yari umu DJ mwiza ariko se muri kundebera photogenique Mrs photogenique muri kumureba Muyango nahagera mu ndaburi pusi nturi moderator nyuma narabikwambaye njya kupfa we nyuma yo kugumura abantu banjye nani tapfuye BNS. Thank you papa for subscription ariko possible kwiri renewing byagutwara iki papa ariko bahize mwakoze subscription ibi bintu bibatwaye cyo gukora subscription ukanda amadolari 2 amadolari 3 muheresha ku difata ngo nimwakora subscription banyarwandakazi munkorera subscription umuroko ariko eri ukaba umutindi dore Imana yaraguhaye haruze ko ndumuroko oya ntabwo umuroko wa subscription ntabwo byakwanga Eric se mungu ntacyo nakuburana. So thank you so much bahizi. Hanyuma inkuru y'umujene kugira ngo nze kuyivuga neza ariko narangizanya na Muya waje Muyango zamuka Muyango se yakoze cyakande Muyango naze avaneho urujijo Mubuki rega dutunzwe ese wawo ndi neza washaka kugutamo byarangiye bite se mu warazi semo biza ko muri Amerika muri kugihombe ntibaba cyane ariko amana abantu barahara ngomba ni kubica uri ku bihumbi 10 ubu habuze n'umuntu guhaka indege ngo zimwe cyangwa bwana k'intare yewe se muhungu we izayiga zacitse amazuru oya ariko umva emera ko nyine okay yaje ndabona umusheri wanjye yahageze ntabwo ari wowe ni wowe cyamamare uri kuvuga iki usigaye ucuruza amantuzi mumbabarire mufungure kamera abanyarwandakazi Muya Hello Nza muri kunyumva shiri uri mu rusaku pe ndi mu rusaku nyine mba nagiye mbabarira wagiye gushaka ifaranga uburyo zishakamo ko ari amafaranga batubwiye ushaka ko yego ko batangiye kumutamo Muyango ndagira ntibatangiye kumuha gift Muya
reka mazi wambabari ukapa akanya gato ukava mu rusaku gato. Oya so hano okay reka ndebe wagira ngo Muyango ari muri wowe ndi kukumva ariko uracyari mu rusaku usa nk'umuntu wihishe. Okay wavuyemo mvuyemo Muya ndakoze ibibazo 2-3 kuko ndashaka kugira ngo ubishireho umucyo kugira ngo nikomereze gahunda zanjye kuko byakomeje kundi ibintu byose abantu bazabishyiraho uzabishyiraho umucyo kuko biriya bintu n'ibyampaye nka se utembere bwacya. Fata amafaranga Muyango wiriwe ibivugwa ko ndi kukubwira ibyavugwa kandi warabyumvisha n'amatwi yawe udacuruza kokayine nuvuga ngo uhindutse wa mugabo muri Nuza n'Indepusi umwe wo muri Colombia wacuruzaga ibiyobyabwenge wa mbere ngo moya biti biravugwa ko Muyango amakuru yaje avuga ko uretse gucuruza kokayine unayihuta bakayigutera mu nshinge indi ukayihuta uyikoresheje ukoresheje agapapuro mu mazuru nibyo twabikuye uje kumuvugira twere gakeya aya makuru warayumvisha ntiwayumvisha shiri ntabwo nkabyo ibyo ndi kuvuga wabyumvisha ntiwabyumvisha ni ukuri ko banagumishize ku yindi revo noneho baravuga bati umuntu erega amakuru narakurikiranye baravuga ati rega Godfather nubwo bamwagize uriya muhungu musazi uko niko kuri kuko Muyango ari mu bakobwa ariko kime va hano kimenye ivaha kimenye igenda. Thank you. Muya bikavugwa ntago Muyango yaburanga ngo kimenye gutaba so bikavugwa ko umuntu ukangirira vuba ko nari nibereye mu nama. Ndabizi Muya ndabizi ntabwo ndakugirira vuba ntugire ikibazo ndashaka kubishyiraho umucyo nibyo umuntu arambye ati Godfather nubwo babigize gutya Muyango utekereza ko guhostika byo bishobora kuramura ndoba Muyango ko kanini ibintu bitekereze neza icyo nagura byose ubuzima bari bwose ko bwari babibare mpaka ntabwo rwose ntacyo nzongera gushyiraho umucyo ntabwo ibyo bintu mbikora sinanabivuga no mu kanwa kanjye gutyo uri kubivuga ntabwo nabisubiramo none ugatekereza ko biriya bintu byavuye ku kintu wabumva aracasiga tuzi amafaranga ntabwo azabashaka basi Eric uri hano kuri live basi babwire njye yumvuze ntabwo babyumva none se byatangiye ari abantu babiri Eric Sage nawe saberetse ko ari ibintu bishoboka n'abandi bazaza ahubwo n'abandi bakomeze bazi ntabwo ari ibyo gusa ndafite ahubwo mana rero no kuri live byonyine hano udufaranga tugiye kutatujyaho ndi biza ahubwo ndagira bibwire n'abantu bari kuri live abamama bazanzanira abana kuwa gatatu nateguye Christmas party y'abana bazaze twiriresho ntabwo ibyo bintu byose wabikora ufata ku kiyobyabwenge mu frere ntabwo bibaho rwose ntabwo bibaho uretse n'ibyo n'inzoga nono nta n'izo nkinywa naraziretse hacize amezi ane that's true ntabwo nkubeshya hashize amezi ane agiye kuzura ntanywe n'inzoga mu kanwa kanjye mu cyayi cyangwa nkanywa amazi cyangwa nkanywa ji dase ibintu nta kintu na kimwe kiri mu maraso yanjye niba mushaka proof which mutazigera mubona nazibahereza ariko guys stop hari ibintu byo kubeshyira n'ibintu noneho mukabya bimaze kuba too much biriya bintu Muyango nzi rero Godfather mubwire byavuzwe ntabwo wabonye live Muyango nijye ubyumvanye cyangwa wabyiyumviye n'amatwi yawe ntabwo nje rero sinzi nyine ariko tunabyihorera nshaka Godfather niba umpamagariye ntabwo ngera kumenya gutegura Christmas party ngo njye no kumva ntabwo nyine umva ibintu biri dati ntabwo nshaka kubyumva dati yaravuzwe urayumva wumva ko byanakuvuzwe n'ijoro ryo ryanyanditsweho narayumvishije ariko urakoze cyane rero nagomba kubishyiraho umuco nyir'ubwite mashaka kugira ngo nyir'ubwite yivugira abwira abanyarwanda ukuri biravugwa ko Muyango nyir'ubwite yamaganye ayo makuru yo kuvuga ko anywa kokayine ndetse akanayitura komera buno buzima so ibyo ngibyo mu maso y'abanyarwanda
kuri Twitter bari kugukurikirana utekereza kuri no wonyine no kuri Twitter bari kukumva it's fine now bana bo kuri Twitter bari kukumva Muyango so Muyango ati ibyo bintu ni iharabika uretse sore kuguca mu ijambo na nyuma ya buno buzima n'ubwo ubuzima bwakwanga n'ubwo like nubwo nabaho nabi I will never do it never in my life